Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rwose birashimishije, binejeje buri umwe wese kubona uyu The Ben nawe yabona umwita papa ndetse na Pamela akabona umwita mama. Burya ngo waba uri umukire wabona n'umukene aho waba uherereye hose, burya ikintu kiguhesha agaciro muri sosiyete ni ukuba rwose nawe ufite aho ubarizwa, ufite urubyaro. Biragoye kubona umuntu rwose akubaha ugeze mu myaka nk'iyo uyu The Ben yari agezemo nta mwana ufite, burya aba ari bakeya cyane. Niyo mpamvu rero uyu mwanya rwose tugiye kugaruka ku byishimo byatashye muri uyu muryango wa Mugisha Benjamin wamamaye muri muzika nyarwanda nka The Ben ndetse n'umufasha we Uwicyeza Pamela. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro rero, reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukana. Impundu rero zavugijwe na buri umwe wese ndetse n'abakunzi b'uyu musore Mugisha Benjamin wamamaye muri muzika nyarwanda nka The Ben, ku buryo ibyishimo byamurenze rwose. Aravuga ngo ibi ngibi rwose tugomba kubisereburira, tugomba kubikorera ikirori rwose, buri umwe wese akagitaha uzabasha kuhagera ubifitiye ubushobozi, kubera yuko waba uri umukire cyangwa se uri umukene, burya uko waba umeze kose ntawe utakifuza umwita papa cyangwa se umwita mama. Niyo mpamvu rero uyu The Ben kw'aka kanya umukunzi wiwe rwose Uwicyeza Pamela rwose uyu mwanya akaba yibarutse umwana w'umuhungu. Ibi ngibi rwose byanejeje buri umwe wese, binezeza n'uyu The Ben ku buryo yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram aravuga rwose uyu niwo munsi nezerewe mu buzima bwanjye, kuba nabona unyita papa ndetse n'umufasha wanjye Uwicyeza Pamela nawe akabona umwita mama. Ni nyuma y'uko rero uyu The Ben yari amaze iminsi rwose itari myinshi asohoye indirimbo yari yise True Love, indirimbo yari yavugishije abatari bakeya amagambo, ku buryo benshi bari bagiye babigarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye iby'uyu musore Mugisha Benjamin rwose wari wagaragaje inda y'umugore we utwite, ku buryo ibi ngibi rwose The Ben yari yakoze kugaragaza inda y'umufasha we atwite. Hari abantu bamwe na bamwe bari bamunenze, gusa n'uyu musore nawe ubwiwe nubwo yabikoze ni ibintu byababaje nyina we umubyara, ku buryo uyu The Ben yagiye mu itangazamakuru agasaba imbabazi. Gusa hanyuma uyu musore wacu rero Mugisha Benjamin ubwo yasabaga imbabazi ndetse anazisaba nyina kubera yuko ibi ngibi byari byamubabaje, nibwo bamubazaga nimba azasiba iriya ndirimbo yashyize hanze yise True Love ku rubuga rwa YouTube. The Ben rwose agaceceka ntihagira ikintu na kimwe abivugaho. None uyu mwanya mu muryango wiwe akaba hatashye ibyishimo bihambaye, bya byishimo buri umwe wese aba yifuza. Burya ntawe utakifuza umwita papa ndetse n'umwita mama. Ibi ngibi rwose ni ibintu byanejeje uyu musore wacu Mugisha Benjamin. Ni ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram yuko umufasha wiwe Uwicyeza Pamela abyaye umwana w'umuhungu. We dukomeje kubana mu ikiganiro, reka mbanze ngusabe ukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'uko uyu The Ben ku itariki ya mbere Mutarama 2025 rwose yakoze igitaramo cy'amateka kuri we ndetse n'abafana biwe. Igitaramo rwose cyari kirimo kitwinjiza mu mwaka wa 2025. Igitaramo cyari kiguha ikaze abanyarwanda rwose kibashyira mu mwaka mushya. Ni igitaramo cyamwinjirije amafaranga atari make. Igitaramo cyaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye, ngira ngo mwajye munabibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga rwose. Mw'iki gitaramo yewe habayemo ibintu byinshi byatunguye abantu, ku buryo rwose mw'iki gitaramo The Ben umunsi w'ejo ku itariki 7 ngira ngo nibwo yavuze impamvu yamuteye kurira. Mw'iki gitaramo kiwe rwose yakoreye muri BK Arena ku itariki ya mbere Mutarama 2025. The Ben rero mu gitaramo hagaragayemo umwana rwose ufana ibikorwa byiwe, ukunda umuziki we ku rwego rwo hejuru. Umwana rwose bitewe n'urukundo afite uyu The Ben, umwana yararize bitewe nuko cyangwa se naho uyu musore The Ben yari ahagaze ubwo yari akibona uyu mwana amarira afite ndetse n'urukundo afitiye umuziki wiwe.
The Ben nawe kwifata byaramunaniye. Reka tunyuzemo amaso mu by'uyu mwana. The Ben yanahaye n'ibikoresho byo kujyana ku ishuri rwose, hanyuma byaje kurangira bahuye n'uyu mwana wari witabiriye igitaramo cyiwe. Ese byari byifashe gute? The Ben rero yakiriye mu rugo umwana uri mu bafana be. Ubu ni wa mwana yatumye arira. Tugiye gusoma iby'ikinyamakuru cyanditse. Bari bitabiriye igitaramo cye aherutse gukora muri BK Arena ku ya mbere Mutarama 2025, akagaragara asuka amarira bikomeye kubera urukundo akunda uyu muhanzi. Nyuma y'igitaramo The Ben yasangije abamukurikira amashusho y'umwana muto wari mu bafana be wananiwe kwihangana agasuka amarira imbere y'abahanzi benshi ndetse y'uyu muhanzi. Amakuru dukesha ikinyamakuru bita Igihe cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se iyi gihe nayo yabashije gufata k'uyu musore ifite nuko nyuma y'igitaramo rwose umubyeyi w'uyu mwana yifuje ko yahura na The Ben anyura mu basanzwe bafasha uyu muhanzi birangira babyemeranyijweho. Ku mugoroba wo kuwa 7 rwose Mutarama 2025 nibwo The Ben yakiriye mu rugo uyu mwana uherutse kugaragara mu gitaramo cyiwe ndetse n'ababyeyi be anamuha impano. Nibwo ko uyu munsi rwose basuye The Ben mu rugo rwiwe. The Ben yamuhaye ibikoresho by'ishuri. Mu kiganiro n'igihe The Ben yavuze ko yakozwe ku mutima n'uyu mwana ubwo yari amubonye mu mashusho y'igitaramo, atangira kwifuza guhura nawe. Icyakora ku bw'amahirwe birangira abonye ubusabe bw'ababyeyi b'uyu mwana, birangira baje no guhura ku itariki 7 rwose z'uku kwezi kwa mbere 2025 nibwo bahuye. Ati biba ari ibintu bishimishije kubona umwana rwose muto nk'uriya akunda umuziki wanjye. Ubwo nguwo ni The Ben, ni amagambo yivugiye. Icyakora mu biganiro uyu The Ben yagiranye n'ababyeyi b'uyu mwana, nawe yaje gusanga rwose ababyeyi b'uyu mwana nabo bakunda The Ben ku rwego rwo hejuru, ku buryo uyu mwana nawe gukunda uno muhanzi ku rwego nkuru nguru rudasanzwe rwose afite aho abikomora ku babyeyi biwe, yaba mama we ndetse na papa wiwe, bose bakunda uyu muhanzi. Uyu mwana ukiri muto avuka i Rubavu, aho yitabiriye igitaramo cya The Ben. Nyuma yo kuza muri icyo gitaramo amahwema y'ababyeyi be bikarangira rwose babonye urukundo uyu mwana afitiye uyu musore Mugisha Benjamin, ndetse n'amarira yaririye mu gitaramo yifuza kuba yahura n'uyu musore, nibwo ababyeyi b'uyu mwana bakoze uko bashoboye biza kurangira bageze mu rugo kwa The Ben ku itariki 7 nibwo rwose bageze mu rugo rw'uyu mwana.